Itariki ya 10 Kamena 1989 niyo nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame na Madame Jeannette Kagame basezeraniyeho kubana nk'umugabo n'umugore. Iyi tariki rero yanasize mu by'ukuri General Alonda Nyakayirima yinjiye mu mateka y'u Rwanda mu buryo bumwe cyangwa se n'ubundi. N'umugabo rero wavuzwe ibigwi na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, avugwa ibigwi n'abamumenye barimo nka General Muhozi, kandi asobanurwa n'umuryango wiwe nk'umugabo w'amateka, nk'umugabo w'igikundiro, nk'umugabo witaga ku muryango wiwe, nk'umugabo w'icyitegererezo. Uyu munsi rero tugiye kugaruka ku mateka ya Alonda Nyakayirima wabaye garçon d'honneur wa nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, ariko by'umwihariko akaba yaranubatse amateka akomeye cyane mu birebana n'igisirikare, mu birebana n'umutekano, mu birebana no kurinda igihugu. Twizere ko rero wamaze gukora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Itariki ya 7 Nyakanga 1959, intwari cyane, umusirikare cyane, indwanyi ikomeye, Alonda Nyakayirima nibwo yabonye izuba. Hari mu gace ka Rukungiri district cyangwa se mu karere ka Rukungiri hariya mu by'ukuri muri Uganda. Yize amashuri yisumbuye mu by'ukuri cyiciro rusange hagati y'1971 n'1974 muri Lubiri Senior Secondary School. Hagati y'1975 n'1977 yaje gukomereza amashuri yiwe yisumbuye icyiciro gisoza muri Kigumi High School, ni no mu karere n'ubundi ka Kigumi. Aha rero nyuma yaje rero mu mwaka w'1978 gutangira kwiga kaminuza, aza kuza kwisoza mu birebana n'ubugeni cyangwa se ubuhanzi, ndetse mu ishami rya politike, mu ishami ry'ibirebana na politike. Ahangaha hari mu 1981. Mu nyuma rero mu 1989 nibwo yaje kugira gusoza amasomo yiwe y'ibirebana n'igisirikare, ariko noneho ku rwego rwa officier, aho yahise yinjira muri National Resistance Army, maze mu nyuma gatoya baza no kuza guhita bafata mu by'ukuri umurwa mukuru wa Kampala. Mu nyuma rero uyu mugabo mu by'ukuri yaje kuza kugira kugenda yiga n'andi masomo atandukanye y'ibirebana n'igisirikare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse mu nyuma aza no kugira kwigira andi masomo muri Egyptian Military Academy hariya ni Cairo muri Egypt cyangwa se mu Misiri. Mu nyuma rero yo kwinjira mu gisirikare, ku gisirikare yakinjiyemo mu 1982, akimara mu by'ukuri gusoza ibirebana n'amasomo yiwe mu birebana na politiki, ariko by'umwihariko mu gace ka kubugeni cyangwa se birebana n'ubuhanzi. Uyu mugabo mu by'ukuri yaje kuza guhita yinjira mu 1982 muri NRA, zari inyeshyamba zari ziyobowe na Museveni, na Perezida Museveni. Mu nyuma rero yaje kuza gukora mu birebana n'ubutasi bwa gisirikare muri Uganda Military. Mu nyuma rero aza kuza kugirwa n'ubundi umuyobozi wungirije w'ibirebana n'ubutasi mu gisirikare cya UPDF cya Uganda. Mu nyuma rero yaje kuza kuva muri ibyo birebana n'ubutasi yinjira mu basirikare cyangwa se mu mutwe wihariye ushinzwe kurinda umukuru w'igihugu. Kuva aho ngaho rero yaje no kuza kugira guhabwa n'umwanya wo kugira wo kuyobora mu by'ukuri command y'ibirebana n'ibitwaro cyangwa se imodoka za gisirikare, intwaro za gisirikare hariya hari mu mwaka wa 2003. Yaje rero nanone kandi kugira hagati mu 1996 kuba umwe mu bari bahagarariye
UPDF cyangwa se igisirikare cya Uganda mu nteko ishinga amategeko. Mu mwaka wa 2010 Nyakairima yagize gute yaje kuza kugira gute kuhabwa mu by'ukuri imidari yishimwe kubera uruhare yagize mu by'ukuri mu birebana no kubaka igisirikare cya Uganda, ndetse aza kuza kuhitagirwa n'ubundi mu by'ukuri aza kuza kugenda nyine azamurwa noneho no mu mapeti. So mu nyuma rero mu mwaka w'igihumbi kimwe Nyakairima yaje kuza kugirwa nanone kandi minisitiri w'ibirebana n'ububanyi n'amahanga ku itariki ya 23 mu by'ukuri ku itariki ya 23 ndetse ku itariki ya 23 Gicurasi 2013 aza kuza kugira gute icyo gihe yarasimbuye mu by'ukuri yaragize gute yabayeho ministry. Mu nyuma rero Katumba Wamala was appointed to replace him as a chief of defense force on the same day. Angaha kandi yaravuye mu nshingano noneho zo kuba umugaba mukuru w'ingabo za Uganda. Uyu mugabo rero akaba ari umugabo wanditse amateka akomeye cyane, aho mu by'ukuri Nyakairima yari yarasezeranye kandi na Linda Kahuza umugore wiwe bari bafitanye abana bagera muri bangahe, babyaranye abana bagera muri 2. Mu nyuma rero yaje kuza kugira gutse yari umugabo mu by'ukuri w'ubuhanga n'ubushobozi bukomeye cyane, ariko Imana iza kuza kuba imwisubiza ku itariki ya 12 Nzeri 2015 ubwo yavaga mu butumwa yari yagiyemo muri South Korea yerekeza muri Dubai, akaza kuza gufatwa n'umutima. Ku myaka yiwe rero 56 ni umugabo wibukwa nk'umugabo w'ibigwi, nk'umugabo w'ubuhanga bukomeye cyane, nk'umugabo ushoboye. Ubwo rero yaherekezwaga cyangwa se mu by'ukuri yashyingurwaga ku itariki ya 21 mu by'ukuri kwa 2015 kuko aribwo yitabye Imana ku itariki ya 12 Nzeri 2015 rero ubwo yaherekezwaga yaje kuza kuba mu by'ukuri umuryango wiwe hari ibyo ugenda mu by'ukuri utangaza. Umugore we avuga ati yari umugabo udasanzwe, umugabo w'umuhanga, umugabo mu by'ukuri nagereranywa. Umuhungu we rero Samuel we yagize ati mu by'ukuri ati yari umugabo udasanzwe, umubyeyi mu by'ukuri utwitaho cyangwa se watwitayeho mu by'ukuri nk'uko nabyibuka nta na rimwe yigeze agira gute yigeze arwara, ati ariko mu by'ukuri ntago mu by'ukuri urumva ati nta na rimwe yigeze arwara kugeza ku rwego ashobora kuba noneho yagira gute yagira ikibazo cyo kuba atabasha kuba wenda yabyuka ngo ajye mu kazi. Ati ubuto bwanjye bwari bwiza kubera ko mu by'ukuri nari I was raised to appreciate that I was the son of a soldier and more to that a son of a man doing great things to the country. Ati nishimiye cyangwa se natewe ishema no kuba narabaye umuhungu wo mu sirikare, umuhungu kandi w'umugabo witaga ku gihugu. Ati naje rero kuba ati I came to accept and understand that I couldn't always have a dad around all the time. Ati naje rero kuba mbyemera yuko ntashobora kuba nagira mu by'ukuri umubyeyi nyine papa ngo ahore ahari mu by'ukuri kuko niko ubuzima buteye. But when he was, we were his number 1 priority. Atari kubwo yari ahari nitwe twari ingenzi mu buzima bwiwe. He would in fact not want to let us out of sight. Nta na rimwe yajyaga yifuza ko mu by'ukuri twajya hirya y'amaso yiwe cyangwa se yaduhozaga ku mutima. Is in fact the reason I play and enjoy watching football. Ati niyo mpamvu kandi nyine umupira nkanakunda kureba mu by'ukureba. When I was young, we would watch football whenever he was around. Ati ubwo nari mutoya mu by'ukuri twashoboraga kuba twareba umupira tukarebana umupira ati igihe cyose twabaga tugize gute igihe cyose yabaga ahari. Ati I am now struggling with a concept that I want to see him again. Ati ndimo n'uyukuri ndahangana n'umutima, ndimo ndababara kuba ntazongera kumubona. That he won't talk to me about challenging myself. Ati atazongera kuba mu by'ukuri abona umwanya noneho kongera
kongera kugira gute kuba yagira gute yaba hafi yanjye ngo ambwira ati iga ushobore wige kandi nuboneho unagire gute unashyire n'imbaraga mu birebana no gukora siporo nyine antere imbaraga mu by'ukuri. We are not ready to let you go, dad, and as we battle to accept that you are no longer with us, we take comfort in believing you are in a better place. Ati rero biratugoye kuba twabasha kumva ko utagihari utakiri kumwe natwe, atari ko turizera ko ugiye aheza. You showed us the importance of supporting family and sharing what little we had for the good of all. Ati watwigishije akamaro ko gukunda umuryango ndetse no gusangira muri bike bihari. As the man in the house now, I promise that your girls will be okay. Ati rero nkanjye nk'umugabo usigaye mu rugo, ati nkusezeranyije ko abakobwa bawe nta kibazo bazagira. Aho yavugaga mama wiwe ndetse na mushiki we rero witwa Samantha, nawe kuri uwo munsi hari ubutumwa yagennye avuga ati mu by'ukuri birimo biratugora kubyumva ko utagihari. Ati nk'umukobwa ukiri muto, ati nkiri mutoya, ati mu by'ukuri daddy would come home, ati he would call me, ati we would play and sort of silly games. Ati yashoboraga kuza, yarazaga akanura tukagenda tugakina imikino nyine y'umubyeyi n'umwana. We used to laugh and make joke about green steeds. What that and I had was very special, and I guess a father love for dollar is like no other. Ati kandi nizera ko mu by'ukuri ubwo yarahari twakinnye imikino myinshi tugaterana ubuse, atari ko mu by'ukuri urabona ko mu by'ukuri ati ntabwo ati nizera ko kandi none urukundo rw'umubyeyi, urukundo rwa papa ari urukundo rudasanzwe utabona mu by'ukuri ahandi hantu, nta kintu na kimwe wabona warugereranya. Ati papa yari umunyabwenge kandi yoroheje mu buryo bwo kuvugana nawe. Yanyigishije ibintu bibiri, ati yuko ati two things that come and go, those are time and opportunity. Ati mu by'ukuri yanyigishije yuko kimwe mu bintu biza kandi bikaba byabasha kuba byanagenda ari amahirwe n'igihe. And that has stayed with me, it is because of this that I drive myself to work hard every day. Ati ibi rero bihora bintera imbaraga zo gukora cyane. That we will be okay, you taught us to be strong. Ati tuzamera neza daddy cyangwa se papa. Ati watwigishije mu by'ukuri kuba dukomeye, to read and acquire as much as knowledge as possible, to have integrate and stand for what we believe. Ati kandi watwigishije gukomera no kugira ubumenyi ndetse tugahagarara ku cyo twizera, ko mu by'ukuri ku cyo twizera. I have come to believe that actions speak louder than words, because even though Daddy rarely said I love you, he always showed it that was enough. Ati mu by'ukuri naje kuza kwiga yuko ibikorwa biruta amagambo, kuko nubwo papa hari ubwo atatubwiraga ati wenda ndabakunda, atari ko mu by'ukuri twahoraga tuzi neza yuko yarabitwerekaga ku buryo twabonaga ko adukunda. We promise that your legacy shall live on though our deed and action. Ati tuzakora ku buryo dusigasira ibigwi byawe, turagukunda cyangwa se ndagukunda papa, kandi nzagira gute nzagukumbura. Hari mu mwaka wa 2015 rero abana biwe ndetse basobanura uko mu by'ukuri bafataga papa wabo cyangwa se ko papa wabo bari babanye. Urumva ko mu by'ukuri karagahinda. Harabura rero iminsi mikeya cyangwa se uyu ni umwaka uganisha ku mwaka wa 10 uyu mugabo atagihari, ariko ibigwi byiwe biracyasigasirwa. Hatangijwe foundation yo kugira ngo mu by'ukuri bya bigwi bya General Alonda bibashe kuba byagira gute, bibashe kuba byagenda mu by'ukuri bisigasirwa mu buryo bumwe cyangwa se n'ubundi. N'umugabo rero mu by'ukuri wagiye avugwa ibigwi n'abantu batandukanye nk'uko twabivuze, barimo umugaba umukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi. Uyu mugabo rero ku munsi wo kwibuka uyu mupapa yagize ati General Nyakayirima ni ingenzi mu Alonda cyangwa se Alonda Nyakayirima ni ingenzi ku mateka yacu bitewe n'umusanzu yatanze mu ituze n'umutekano bya Uganda. Mu buyobozi bwe nibwo UPDF twatsinze LRA, mu by'ukuri tuyirukana muri Uganda burundu. Uyu musirikare yibukije kandi ko General Alonda ari we wagize uruhare rukomeye mu kohereza ingabo za Uganda mu butumwa bw'amahoro muri Somalia, agaragaza ko ari umuntu waharaniye ko akarere ka Afurika y'Iburasirazuba gatekana. Ushobora kwibaza mu by'ukuri uyu mugabo noneho ahuriye hehe, byagenze bite cyangwa se mu by'ukuri
bimeze bite umubano wiwe na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Mu bukwe bwa Perezida Kagame na Jeannette Kagame bwabereye muri Uganda tariki ya 10 Kamena 1989, General Alonda niwe wambariye umukuru w'igihugu nka best man cyangwa garçon d'honneur. Ntago ari ugupfa gufata umuntu abonye wese, burya umuntu kwambarira mu bukwe nka best man byange bikunde hari amateka mawo mufitanye maremare. General Alonda na Kagame bari bafitanye umubano we wa kivandimwe nk'abafatanyije mu rugamba rwa NRA rwo kubohora Uganda. Aba basirikare bombi bari mu nkingi za mwamba muri uru rugamba. Nkuko twabibabwiye mu mwaka wa 1982 nibwo mu by'ukuri General Alonda yinjiye mu by'ukuri mu gisirikare cya NRA. Urumva mu by'ukuri mu gihe nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda nawe yinjiye mu gisirikare cya NRA muri Gashyantare 1981. Urumva ko n'abantu binjiye mu gisirikare n'ubundi bakurikiranye mu buryo bumwe cyane, ubundi urumva ko bari baziranye kugira ngo umuntu mumaranye mu gisirikare imyaka igera muri 7-8 aba ari umuntu w'ingenzi. Akobera numvikana hari nubwo abantu bahuza mu buryo bumwe cyangwa se n'ubundi. Aba rero nkuko twe tubivuze bari abasirikare mu by'ukuri b'ingenzi bakomeye cyane muri iki gisirikare cya NRA. Ubwo rero mu by'ukuri habaga umuhango wo gusezera kuri General Alonda. Perezida Kagame yohereje muri Uganda intumwa zimuhagarariye zari ziyobowe na Sheikh Musa Fazil Harerimana wari minisitiri w'umutekano. Ubutumwa bwa Perezida Kagame ku rupfu rwa General Alonda bwagiraga buti: njyewe guverinoma y'u Rwanda n'abanyarwanda twakiranye akababaro gakomeye urupfu rwa General Alonda kuwa gatandatu. U Rwanda rwifatanyije na Uganda muri ibi bihe by'akababaro. Muri ubu butumwa Perezida Kagame yavuze ko General Alonda yari umuntu wacaga bugufi, ukora akazi ke atizigama, kandi mu bikorwa bye waharaniraga ukwishyira hamwe kw'ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba n'umutekano wabyo. Uwo rero ni General Alonda. Twazavuga tutirika tugaruka gato kuri General Alonda ujya ubona mu mafoto ari kumwe na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda nka best man cyangwa se mu by'ukuri nka garçon d'honneur. Wongere wumve ibigwi byiwe nimba wari utari warigeze ubyumva cyangwa se mu by'ukuri utari umuzi, ushire amatsiko kuri iyi ngingo. So rero turabashimiye, twizere ko wamaze gukora subscribe ndetse mu by'ukuri wamaze gukora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Igitekerezo cyawe ni ingenzi, click on like and remember to share with everyone. So rero General Alonda Nyakayirimana umugabo wibukwa ndetse ibikorwa bye bigisigasirwa mu by'ukuri hirya no hino muri Uganda, ariko by'umwihariko bigizwemo uruhare n'umuryango wiwe cyane. Birumvikana umufasha wiwe mu by'ukuri umufasha wiwe niwe ukomeje gukurikirana ibikorwa. So rero turabashimiye kandi tubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza mu byo murimo murakora umunota ku wundi. Imana ikomeze ibahemigisha kandi haze kwifuza kwanyu. Turabakunda kandi turabishimira. Mukomeze kugira ibihe byiza. Ciao ciao.